Abari mu Islam mbere yuko dutangira isomo kugira bisobanuke, ndagira mbabaze ikibazo kimwe, ubwo ukiza aramanika. Ninde wabuze aka kantu? Ninde wabuze kano kantu? Ukiza amanika akaboko. Nta wundi, ndi kubona mumwe gusa. Wenda nashyizeho, ndabona undi. Wenda nashyizeho charger mugira ngo ni power bank, reka nyivane. Ninde wabuze kano kantu? Ndabona babiri muri twese ariho bakazi, kandi miskine umwana ashobora kuba agakoresha utabizi, cyangwa ukaba waranakamuguriye utabizi. Uyu munsi rero ni rimwe mu somo ngira ngo twige, tunarebe, tunitonde, kubera ko bava mu Islam. Hari igihe abana bacu baba bari mu makosa cyangwa se bari mu byaha, natwe tubafasha kujya mu byaha tutabizi, bava mu Islam. Aka kantu mubona bakita e-cigarette cyangwa se electronic cigarette. Iri ni itabi cyangwa se ikiyobyabwenge umuntu ashobora gukoresha cyangwa se akaba kibitswe cyane power bank. Abana bacu bamwe muri bo baragakoresha mu rwego rwo hejuru. Mwumve ibibi byako mbere yuko dutangira isomo. Umuntu ukoresha kano kantu by'umwihariko mu gihe akiri mu gihe cy'ubukure, ubwo ni imyaka 12 kugeza kuri 24, kubera ko umwana ubwonko bw'umwana babukura guhera akivutse kugeza ku myaka 25. Icya mbere kiba ku muntu ukoresha kano kantu, gatera ubusinzi, nicyo bita idman, kubatwa n'ibiyobyabwenge, kubera ko karimo icyo bita nicotine, ikinyabutare cyangwa amaproduit chimique yitwa nicotine, aboneka mu tabi, muri no sigara risanzwe. Kinagaragara nuko umuntu yakanyweye mu minota 30 ameze nk'umuntu anyweye itabi zirenga 8, ano masigara arenga 8, iminota 30 karacaginga. Icya gatatu, byangiza ibihaha n'ubuhumekero, urumva ni itabi. Icya kane, bitera guhangayika n'agahinda gakabije. Abana bacu kugira agahinda gakabije no guhangayika rimwe na rimwe, hari igihe aba atari ubuzima, ahubwo ari gukoresha bino bintu by'ibiyobyabwenge. Icya gatanu, dushobora gutera indwara z'umutima. Murabizi ko indwara z'abana z'umutima ziri kuzamuka ku rwego rwo hejuru ku muntu ukurikira amakuru. Icya gatandatu, rigabanya umusaruro mu ishuri. Ubu uhita umenya aho umwana ashobora gupfira cyangwa se kugabanya umusaruro we, nta kindi kibiteye. Rimwe na rimwe ashobora kuba ari amasigara, rimwe na rimwe tunabagurira tutabizi. Nanone icya karindwi, rishobora gutuma umwana agerageza ibindi biyobyabwenge. Urumva ariko agenda azamuka idaraja, murabizi iyo umuntu anywa ibiyobyabwenge agenda azamuka. Icya 10, bitera ikibazo cyo kudasinzira, ubwo nacyo ni ikindi kibazo. Nanone ishobora kwangiza ejo hazaza h'umwana wawe. Ibi bintu birasaba ko ababyeyi babimenya, bakanabyitaho, bakita ku bana. Ni naryo somo ry'uno munsi, na nubwo riri butinde, dufite iminota 5 yonyine bi'idhnillahi ta'ala. Ni ukuvuga ngo al-inayatu bi abna'ina wa himayatihim min al-mukhaddirat wa sijarat al-elektroniya, kwita ku bana bacu, tunababwira, tunabarinda ibiyobyabwenge, by'umwihariko tuno tuntu mubona. Ubwo ni shisha, ushobora kuvuga ko ari shisha, electronic shisha, ariko wava mu Islam ibi bintu birangiza. يجب على الآباء والأمهات التربية أبنائهم على الأخلاق الحسنة. biri ngombwa ko ababyeyi bigisha abana babo imico myiza inatunganye, wa murafaqatu asdiqaihim aw wa muraqabatu asdiqaihim, no kumenya inshuti z'abana bagendana nabo. Nta yindi mpamvu ari ukugira ngo لتعليمهم إشرار المخدرات والسجارات الإلكترونية. nta yindi mpamvu ari kugira ngo twigishe abana bacu ibijyanye n'ububi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'aya masigara ari electronique. Aka kameze gutya, hari akandi kameze nk'ikaramu, n'ibindi bigiye bitandukanye bava mu Islam. Biri ngombwa ko bagomba kumenya n'ububi bwabyo, kubera ko in tu'ta hadha al-mawad, nibakoresha bino biyobyabwenge, يؤدي إلى إضرار الصحة النفسية
wajtimaiya khatir, bizaba intandaro yuko umwana yangirika, ubuzima bwe bukangirika, ndetse na sosiyete ikangirika muri rusange. Murabizi abanzi b'Ubuislamu nta kindi bakomeje usibye kwangiza abana bacu mu buryo bumwe na bumwe tutazi, harimo gukoresha ibi bintu ndetse n'imiziki isigaye igezweho. Ino miziki barimo barayikora ku buryo ushobora kumva umuziki ukahita ujya kwiyahura cyangwa se ukahita usambana. Byaje kugaragara yuko wenda ntabwo ari byo somo, bimwe bari gukora biri kwangiza. Umuntu ashobora kohereza audio, kumara kuyumva gusa ukahita ujya mu bwangizi cyangwa se ukiyahura. Benshi wenda rimwe na rimwe usanga tutabizi. Gusa ikigendere wava mu Islam, menya umwana wawe, umenye agacu ahindiramo, tumira inshuti z'abana bawe, wicare ahirengera urebe inshuti z'abana bawe, uzamenya umwana wawe agacu ari guhindiramo. Bityo binandaro yuko umenya noneho uburyo umugarura bitewe n'abantu arimo, n'inshuti umushakira bitewe n'izo ubona afite, nimba agumana nazo cyangwa se arimo mugira inama agakomezanya n'inshuti. Kubera ko bava mu Islam rufaqa isu, ubwangizi cyangwa se inshuti mbi nahazishyira kugeza ko n'umuntu mukuru. Bajya bavuga ngo umwana apfira mu iterura, ariko wava mu Islam udapfiriye mu ngobyi apfira mu ngoyi. N'umuntu mukuru ashobora kwangiza akajya mu biyobyabwenge ari kumwe n'inshuti mbi. Ndasoza wava mu Islam babwira ko yawmal qiyamah kullukum ra'in, mwese muri abashumba, wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, kandi muri mwese muzabazwa ibyo mwaragije. Bava mu Islam, inshuti ni ikintu gihindura umwana, natwe ubwacu kiduhindura ku buryo yawmal qiyamah tuzabyicuza. Allah aratubwira ati al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun aw illa al-muttaqin. Kuri uwo munsi abantu bazahara abanzi usibye babandi batinya Imana bagandukira Imana. Nanone muri suratu Al-Furqan Allah aratubwira ati wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, umunsi umuntu aziruma intoki, ntabwo ari inzara kubera ikimwaro, aziruma intoki agira ati ويقول يا ليتني لو اتخذت مع الرسول سبيلا. iyo bimenye nkakurikira inzira ya Allah intumwa ye, iyo bimenye nkakurikira inama nahawe muri Qur'an na Sunna, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, iyo bimenye singire uyu muntu inshuti yanjye magara. Kubera iki? laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani, yamaze kunyobya nyuma y'uko urwibutso rwamaze kungeraho. ila al-aya, kugeza aya irangiye. Wenda ikigendere bava mu Islam, twibande ku bana bacu by'umwihariko muri vacances tubafite hakanya. Numve ko umwana ari umuzigo, natanye mvuga ko umwana ari inema, ariko bava mu Islam no mu yindi aya, innama amwalukum wa auladukum fitna, abana banyu n'umutungo wanyu ni ibigeragezo. bava mu Islam, biri ngombwa rero ko umuntu yitaho akanasobanukirwa, akanamenya ko kwishyura minervare no kumwishyurira ibindi bidahagije, ahubwo agomba kumwitaho, bakaganira, akamenya inshuti ze, akamenya ibyo arimo, akamenya ndetse n'ibyo areba, nta kugira ngo umuperereze, ahubwo ari kugira ngo umenye aho umwana aherereye, byibuze umenye n'uburyo umugarura. Bava mu Islam, nitutabikora hari abantu bicara bataryama bari gutekereza abana bacu uburyo bangirika. Hari ibyo bingibi ubu barabimodernaizinze ku buryo udafite aka kantu ngo yinywere shisha aba ari umuntu utari kuri trend, umuntu utari update. Ariko bava mu Islam turimo turabura abana bacu kubera ibintu nk'ibi. Aka kantu nakatse umunyeshuri utarengeje imyaka 11, ngo murumva kamaze igihe kinini. Mwumve nawe abana turi kurera, ibitagize icyo bikubwira nta nubwo byanaguhindura. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aka ngaka bashyiramo ibintu bimeze nk'amazi, basukamo ibintu bimeze nk'amazi. Hano harafunga, ari naho hinjiramo umwotsi. Hanyuma nuko ntashaka gukurura, ubundi kahita kaka hano, nkuruye kahita kaka, ugakurura umwotsi nuko amazi yashize. Ariko bafata urushinge bagashyiramo amazi hano asindisha, nijye bashyiramo urumogi cyangwa iki, ariko impumuro yako
ibitandukanye, amafureva batandukanye. Hari wumva impumuro yaho kangaka imeze nkaho ari nka pome, ukumvisha cyangwa ukuruyeho ukumva ni pome ariko harimo ibisindisha. Wenda ushobora kujya kuri internet ukareba, ariko bashyiramo amazi azamo hano haba hacaginze, harimo ibijyanye n'inoza n'ibinyabutabire birimo, ku buryo ukurura kagahura n'umuriro mwahangaha kakarimo iki umwotsi. Harimo na nikotine, harimo bino binyabutabire biba mu sigara. Uko ukurura ni ukugira ngo urusheho kugakunda. Umuntu ukabona ashobora kugahunda. Umwana nakatse bwakeye yazanye akata, murumva ubwangizi nako ubwononye burimo hano. Kubw'ibyo rero kari n'umwana umunyeshuri, ngira ngo birasobanura. Nk'uko mubona shisha abantu bashyiramo amazi bakajya biti kano akanishisha. Kubw'ibyo rero bavandimwe ngo nkamufotorera. Hari n'utundi tumeze nka biki na power bank. Birasaba ko umuntu ashishoza binira. Reka nkamufotorere, n'undi ushaka wese yaza akagafotora, ariko ava mu Islam turimo turagana hafi. Ndakeka sinzi nimba kaje nshaka. Nshaka kubaza ese nimba kugira ibiyobyabwenge ari ikintu kibasha kwikorwa n'ibintu runaka, abaza ku kijyanye n'isoft drink cyane cyane fanta kenshi tuzi ko harari ese iriya koka yo koka ikorwa mu bisigazwa bya kokayine, kandi kokayine ni ikiyobyabwenge. Hassan, tabarakallah, ufite ikibazo cyiza. Mu gihe bimwe mu binyabutabire cyangwa mu bikoresho bikoreshwa bitagambiriye gukora iki, gusindisha, mu gihe bitarimo alcohol ishobora gusindisha umuntu, icyo gihe ntabwo turabyita ibiyobyabwenge. Gusa hari abantu batandukanye ashobora kunywa iyo koka agasinda, kimwe n'ikawa. Hari abantu biba byoroshye kunywa ikawa nyinshi atakaza ubwenge rwose. Kubw'ibyo rero ntabwo turabyita ibiyobyabwenge, kubera ko ntabwo birimo ibyo binyabutabire bisindisha. Ariko tubwira umuntu ufite ubwo buryo kubyirinda. Hano wenda mu Rwanda ntabwo turagira abayisilamu bize ku bijyanye n'ubuziranenge, ku bijyanye n'ibisindisha. Uganda birahari, urabona rura yita ku bijyanye n'ibisindisha n'ibiki, ikamenya ngo ibi birasindisha n'ibiki. Bugande bageze ku rwego rwo kuba ari abayisilamu, hari twabyita nk'ishami rishinzwe kurebera abayisilamu ibyo bakoresha bitarimo ibisindisha. Wenda ejo n'ejobundi hano bizaba bihari, kubera ko turi kujya mu iterambere kandi abana bacu bari kwiga. Kubw'ibyo rero kuko ntabwo abamenyi baragaragaza, Allahu a'lam ubu ngubu, ariko abamenyi ntabwo baragaragaza ko iri mu bisindisha. Wenda iri mu binyobwa, ariko rimwe na rimwe hari soft drink cyangwa se na energy drink zishobora kubusindisha umuntu bitewe n'imbaraga zifite, ariko abamenyi batarashyiraho akadomo y'uko bisindisha, ntabwo dushobora kubyita ibisindisha. Ariko muri hadith igaragaza ko ikintu icyo ari cyo cyose kiyobya ubwenge ni ikiyobyabwenge. Ibi inzoga, ibitabi, ibi ibyo ari byo byose bishobora kukuyobya ubwenge. Wallahu a'la wa a'lam. Ndakeka usobanura. Nanjye rero ngize yego ukuntu numvishe hari produit irimo imeze byagira byatwaye byaterwa na flavor tested. Iyo ukuntu yari imeze yari iri mu bwoko navuga fanta iri ya safi ya kuzuza veni akita Sprite. Yego yari imeze ijyampumura yayo ijyampumura Sprite, yani kuko bari muri ako ubwo navuga igende kuri iyo electronic cigarette azuna ko zaba zitandukanye, kuko hari ushobora kunywa ikigusindisha, hari niyo wanywa n'igusindisha. Ubwo rero sinzi iyo cigarette ko bwa ubwo rero hano turakubwira tuti ni flavor bashyizemo, ariko muri iyo cigarette harimo ikintu bita nicotine.
kimeze nk'uburozi gituma urushaho gukunda kano kantu, icyo nacyo ubwacyo ni ikiyobyabwenge. Hakazamo ikintu bita umwotsi ukurura muri ibi ngibi byangiza ibihaha by'umuntu, bikahita biza muri aya wala tulku biaidikum ila tahluka, nimuzabe impamvu yuko amaboko yanyu mwishora mu bwangizi cyangwa se mu kwiyahura. Byasobanutse, ishobora kuba idasindisha ariko uriya mwotsi wabyo wangiza ibihaha, utera na kanseri, kubera ko winjira mu bihaha. Iyo unyweye winjira he? Mu bihaha. Kandi uyu mwotsi ushobora gutera indwara z'ubuhumekero, harimo kanseri n'ibiki, niyo haba hatarimo igisindisha, ariko bigaragara ko byangiza ibihaha. Abashakashatsi bagaragaje ko umuntu unywa iyi sigareti niyo yaba idasindisha, kubera umwotsi aba yanyweye angana iminota 30, aba angana n'uwanyweye isigara zirenze 8 zino zisanzwe. Iyo bibaye isaha biba ari paki, sinzi niba bisobanutse. Ishobora kuba idasindisha ariko ukaba uri kunywa ibyangiza ibihaha, ariko birimo n'igisindisha gituma urushaho gukunda ibi bintu no kuzamuka mu magarade. Iziri soft drink rero zitandukanye nuko bitandukanye nuko mbere na mbere kuzinywa ntacyo nzinangiza mu gihe utanyweye nyinshi. N'ubundi zitera diabete, nuko ushobora kunywa isukari nyinshi. Allahu a'lam, wenda abandi sinzi nimba ariko bibiri, Allahu a'lam. Wenda dushingiye ku bushakashatsi bw'abantu baho ngaho, energy drink ari ngiye bakubwira ngo ntabwo wakarengeje ebyiri cyangwa umuntu utwite, bitewe n'imbaraga zirimo cyangwa n'ukuntu zirukansa amaraso. Ariko igihari n'iki? Ni wa mwotsi. Niyo hataba harimo ibisindisha, harimo umwotsi wangiza ibihaha. Byasobanutse? Sinzi niba byasobanutse. Rutu ahantu tutari mu maduka turimo, ushobora no kujya ahantu ukadusanga ari twinshi, biterwa n'aho batuguriye, baraduhanahana. Hari n'umuntu uducuruza mu mashuri, ugasanga umwana ni umudila utamenya izana amashuri, ugashaka akabumvisha, ugashaka akamuha. Utu tuntu turagurishwa cyane. Ndakeka bisobanutse. Sabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri babandi beza bumva byinshi bagahitamo ibyiza. Sabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturindira abana bacu. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Najim Said.